Okay, ndaje rero tuganire ku kiganiro cya Shan TV Promotion. Tunaganire kuri ya bihembo byashyizweho na Shan TV Promotion. Yes, Shan TV Promotion yashyizeho ibihembo ku bantu bazakurikirana ibiganiro byayo, ariko numva ko harya ni iki bari bazagenderaho bambwira bazagendera ku cyo bita ku bantu bakoze subscribers nibura abantu 100. So bibuka ko n'umupira n'amafaranga bazatsindira umupira, amafaranga, ibintu mbega ibintu nk'ibyo, kandi ikindi umuntu uzawabitsindiye bazamutumira live. Okay, nibyo urabona ko urabona ko hari uwakoze subscribers nibura guhera ku watanze subscribers 100 ashobora gutsinda umupira, yego ashobora gutsinda n'ingofero, birashoboka. Yego birashoboka. Rero ese urumva subscribers 100 umuntu umwe yazitsindira gute? Urazibona kuko nimba nkubwiye ngo nkorera subscribers birashoboka cyane. Urangiza undi nawe akabwira undi nawe akabwira undi, icyo gihe aba subscribers nabyo cyumvikana. Yes, nibyo kuko urabona ko ariko nta guciye mu ijambo. Yego okay, nta kibanza yamaze kuvuga. Nyine rero ngo tiburiya umuntu umwe ashobora gutuma abantu nibura 100 bakora subscribers. Urumva rero birashoboka cyane kuko hari uburyo ubona abantu muri ino minsi bakunda ikintu bita entertainment na social media, bagakunda ibintu nk'ibyo bya entertainment. Bishobora gutuma rero izo subscribers umuntu yabasha kubona izo nshuti, birashoboka cyane. Ni ibintu biba byoroshye, ntabwo bigoye cyane, kubera ko nimba ufite inshuti ukaba ufite inshuti wenda yawe ikabwira inshuti yawe, ariko kukantu yawe kera muri primaire twarabiraga nimba ikoze subscribers ikabwira runaka ati kora subscribers, wandika izina kora runaka gutyo ukazasanga umuntu yujuje abafrendi 100 kandi banditse izina rye muri comment. Icyo gihe rero umuntu niho bazahiraho bamuhemba. Urumva ko bizaba ari ibintu biri official, ni checkmate scam, ibintu bya nyabyo bazaba bicekinga. Muzabikunda, benshi muzabikunda. Okay, ntacyo, reka tutegereze. Wibuka gukanda subscribers, reka na comment unashaka ku nshuti zawe kugira ngo ukomeze kubana mu biganiro byose tuzaza bicana kuri Shan TV Promotion.